Nshuti bakunzi, ku itariki 3 z'ukwa gatatu twizihiza umunsi w'ikiruhuko cy'icyumweru mu Burayi. Ku cyumweru ni umunsi wahariwe umuryango, ariko ni n'umunsi wahariwe misa ntagatifu. Ni igihe cy'ubutunzi cyo kuruhukaho no guhagarika kugira icyo dukora mu mirimo yuzuye ubwihute. Kuri twebwe abakristo, icyumweru ni umunsi w'umwami. Ku batari abakristo ni mwiza cyane kandi urangwa n'ibintu by'ingenzi by'umunsi rusange w'ikiruhuko. Usibye n'ibyo, ikiruhuko cy'icyumweru gifite inyungu zisobanutse ku buzima bwo mu mutwe kandi gitanga uburenganzira bwo kwitandukanya n'ibintu byose kuri twe, by'umwihariko ku bakozi bo mu maduka. Bakwiye kugira umunsi w'ikiruhuko wabo ngo barebe imbere ku munsi umwe ubwo hazabaho kudakora ku cyumweru mu Burayi hose. Mu by'ukuri iki kiruhuko gishinze imizi mu kuruhuka kw'Imana ubwo yari irangije umurimo wayo uhebuje wo kurema umunsi wa karindwi. Ikiruhuko cy'icyumweru kandi gifasha abantu ngo babe maso ku bibi, ngo bataba bacakara kuri byo. Ni igihe cyo kuruhuka, ni igihe cyo guhanga udushya, kandi nanone ni igihe cyo kwitanga ku by'imibanire. Abantu si imashini kuko bafite imiryango yabo n'inzozi zabo. Wabyanga wabyemera, twese abatuye ku isi tugiye gutegekwa gusenga ku munsi w'icyumweru. Ahari si ubwa mbere wumvise aya magambo. Warayumvise cyane ngo witegure kugira ngo iryo tegeko rizajye kugera waramaze kwitegura. Ugiriwe amahirwe yo kongera kumva iki kiganiro kivuga ko habura gato itegeko ry'icyumweru ku muntu wese rigatangazwa. Niba uri umuyuda, aya magambo ntasanzwe mu matwi yawe. Menya hari utayumvise neza, reka nyagusubiriremo. Baravuga bati, ikiruhuko cy'icyumweru gishinze imizi mu kuruhuka kw'Imana ubwo yari irangije umurimo wayo uhebuje wo kurema. Ku cyumweru ni igihe cyo kuruhuka. Abantu si imashini kuko bafite imiryango bakomokamo. Ikigenderewe aha ni umunsi ubwoko bw'abayuda buruhukaho, kandi kuko amategeko yabwo adahura n'ay'ubundi bwoko, hagomba kuzandika urwandiko rubabuza gusenga kuri uwo munsi, nk'urwanditswe mu gihe cya Moridekayi na Esiteri. Bakanga kubahiriza ibiri muri urwo rwandiko, bakicwa. Muri Esiteri igice cya 3 ku murongo wa 8 handitswe ngo, hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ay'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Ku murongo wa 12, bukeye ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa mbere, bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani ategetse byose, babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri. Babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, bashyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Ku murongo wa 13, nuko bohereza inzandiko, baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose, abana bato n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo kw'iminyago. Aya magambo atubwira iby'urwandiko rwanditswe ngo barimbura abayuda bose, kandi babarimbura umunsi umwe, kuko amategeko yabo atasaga n'ay'ayandi mahanga. Atubwira uko umuzamu witwaga Moridekayi yanze kwica itegeko ry'Imana rya kabiri mu mategeko 10 y'Imana, akanga gupfukama ngo aramye umuntu witwaga Hamani. Hamani abona ko yishe Moridekayi wenyine, ntacyo yabakoze. Aravuga ati, nzaruhuka nta muyuda nkibona mu maso yanjye, kuko abayuda ari ubwoko bubi butumvira. Maze yandikisha urwandiko barukuramo izindi nyinshi ngo bazohereze mu mahanga, ko abayuda bose bagomba kurimbuka, bakicwa, bagapfa nta kabuza.
Mu gitabo cy'itorero ry'Abadiventiste cyanditswe na Ellen White hari urundi rwandiko uyu muhanuzikazi yeretswe, narwo ni urwandiko rurebana n'abantu bose bazanga kwica itegeko rya kane ry'Imana ngo baruhuke ku munsi w'icyumweru. Ellen White yaranditse ati, nabonye abera bava mu mijyi no mu midugudu bishyira hamwe mu matsinda maze baragenda bajya kuba ahantu habo bonyine. Abamarayika babazaniye amazi n'ibyo kurya, mu gihe abanyabyaha bo babaga bari kwicwa n'inzara n'inyota. Hanyuma y'ibyo nabonye abayobozi b'isi bajya inama, kandi Satani n'abamarayika be bari babazengurutse bakora ubudacogora. Nabonye urwo rwandiko rucapwamo izindi nyinshi maze zikwirakwizwa mu bice bitandukanye by'isi. Rwatangaga amabwiriza avuga ko abera nibatareka imyizerere yabo y'umwihariko ngo bareke isabato kandi bubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru, nyuma y'igihe runaka abantu bazaba bafite uburenganzira bwo kubica. Nk'uko mu gihe cya Esiteri na Moridekayi handitswe urwandiko rwo kwica Abayuda bitewe n'uko banze kwica itegeko rya kabiri ryo kutagira ikindi baramya uretse Imana gusa yaremye ijuru n'isi n'inyanja, ni nako hagiye kwandika urwandiko rwanditswe n'abategetsi b'ibihugu bikomeye by'isi maze rugakwirakwizwa no mu bindi bihugu ngo Umuyuda wanga kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru ahubwo agashaka kuruhuka ku munsi w'isabato yicwe. Witeguye kuzahamya Imana uri mu marembo y'umurwa w'Ishushani. Nk'uko umujezuwiti witwa Martin Meyer bivuga, twebwe abantu ntituri imashini zikora ubutaruhuka. Nibyo tugomba kuruhuka, ariko kuko kuruhuka tubikomora ku muremyi wacu waruhutse amaze kuturema, tugomba kuruhuka ku munsi nawe yaruhutseho, kandi uwo munsi si kuwa mbere w'icyumweru nk'uko abivuga, ahubwo ni ku isabato. Muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo itegeko ry'icyumweru rikomeje kwifuzwa n'abaturage benshi bo ku isi. Ntujye kure y'iki kiganiro, uri kumwe na Jacques Lameke kandi nongeye kuguha ikaze. Banyakubahwa bari bategarugori bagabo, nejejwe no gushyigikira umurimo w'ingenzi w'ubufatanye bw'ikiruhuko cy'icyumweru. Mu maso yanjye ikiruhuko cy'icyumweru ntigifitiye akamaro abafite imyumvire ya Gikristo gusa, ahubwo kinafitiye akamaro n'abafite imyumvire yitwa Yongbim. Hano ku rwego rw'i Burayi turi kuganira byinshi ku byerekeranye n'uburyo twakemura ubwigunge, uburyo twahangana n'imbogamizi zo kuringaniza ubuzima n'akazi, n'uburyo bwo gushaka ibisubizo ku bibazo by'uburenganzira bwo gutandukana kw'abantu. Ndatekereza ko ibyo bintu byose mu buryo bwihuse byahujwe n'akazi nk'ubufatanye bw'ikiruhuko cy'icyumweru. Rero ntumbiriye imbere ku bufatanye bw'ahazaza hacu muri ibi bibazo by'ingenzi. Hitler, Osama bin Laden, Jeffrey Dahmer n'abandi barwanyi bakomeye bamennye amaraso menshi mu ntambara z'ubutita barwanaga, ariko intambara zabo sizo ntambara za mbere zabaye ku isi. Intambara ya mbere yamennye amaraso ni intambara yo kwizera hagati ya Kayini na Abeli. Kubera umukiranutsi Abeli yumviraga iby'Imana imubwira, Satani muri Kayini yakomeje kumugenza kugeza ubwo amwishe. Icyatumye Abeli yicwa ni ukuramya mu buryo buhuje n'ijambo ry'Imana. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamywa ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kuva Kayini yakwica Abeli bitewe no kuramya, amateka ya Bibiliya yerekana ko abumvira Imana bagiye barenganywa uko ibihe bihaye ibindi. Abeli yarishwe, Stefano aricwa, Petero, Paulo n'abandi kubwo kwizera kwabo bagiye bicwa. Mu gitabo cyanditswe na Ellen White cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ku cyigisho cyitwa ngo Paulo acirwa urwo gupfa, baranditse ngo Paulo yarebaga kure cyane adashidikanya cyangwa ngo ahangayike, ahubwo yari afite ibyiringiro n'umunezero by'ahazaza. Ubwo Paulo yari ahagaze aho yagombaga kwicirwa, ntiyabonaga inkota ye wari kumwica cyangwa ubutaka bwari bugiye kwakira amaraso ye mu kanya gato, ahubwo amaso ye yahuranyaga ijuru ritamurutse ry'uwo munsi wo mu mpeshyi,
akitegereza intebe y'ubwami y'uhoraho. Abantu b'Imana uko ibihe byagiye bikurikirana bagiye bicwa nabi. Mu ijambo rimwe icyatumaga bicwa ni ukwizera. Wamaze kwakira ukwizera kudahinduka muri wowe, ku buryo kubwo kwizera kwawe Kayini yarakara maze agashaka kukwica. Kwizera kwawe kubasha gutuma Hamani yandika urwandiko maze akarukuramo inzandiko nyinshi, akazohereza mu mahanga yose ngo bategeke ko ugomba gupfa niba utemeye kumuramya. Nk'uko amateka ya Bibiliya agenda atwereka abapfuye kubwo kwizera kwabo bitewe n'uko bangaga kuramya, Bibiliya itwereka ko abakomeza amategeko y'Imana nabo bagiye kuzongera kwicwa bitewe no kwanga kuramya. Hari ibintu bitari Imana abantu bose bagiye kuzaramya, kandi amavi yabo azikubita imbere yabyo abiramye. Ibyo bintu abantu bose bagiye kuramya byanditswe mu Byahishuwe 13 ku murongo wa 4. Handitswe ngo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Uyu munsi wumva iyo upfukamye usenga Imana, ariko mu gihe kizaza byanga byakunda nudakora icyo ugomba gukora uyu munsi bigishoboka, uzaramya ikiyoka kandi uzaramya inyamaswa. Uzavuga uti koko ninde uhwanye n'iyi nyamaswa nziza gutya? Ubu se ninde ubasha kuyirwanya ngo ayishobore? Nta muntu mwisi uzasigara atayiramije, ntawe uretse umuntu umwe gusa wanditswe muri icyo gice cy'Ibyahishuwe, igice cya 13 ku murongo wa 8. Handitswe ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ku murongo wa 9 handitswe ngo ufite ugutwi niyumve. Ufite ugutwi kumva gukora neza ngaho umva aya magambo. Handitswe ngo umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo, yabyanga yabyemera, yaba asenga adasenga, yaba pasoro, padiri, shehu, muririmbyi umeze ute n'abandi, niba izina ry'uwo muntu ritanditswe muri icyo gitabo azayiramya. Muri aya magambo nta dini na rimwe bavuzemo, ahubwo bavuze ko umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo azayiramya. Noneho reka twibaze tuti, ni gute nabwirwa ko ndamya Imana mu by'ukuri? Dore igisubizo. Kuramya Imana kwa Abeli kwari guhuje n'icyo Imana yavuze, mu gihe kuramya kwa Kayini kwari gutandukanye n'iby'Imana yavuze. Ubwo icyakubwira kuramya Imana by'ukuri ni uko ugomba kuburamya Imana cyangwa usenga mu buryo buhuje n'uko yavuze mu ijambo ryayo. Ntabwo ugomba kuvuga ngo icya mbere nuko senga, umunsi wose nasengaho Imana yanyumva. Mu by'Imana ntibapfa gusenga. Imana igira amategeko, kandi iyo umuntu apfuye kubikora gutyo gusa amera nka Kayini. Imana na Satani bahora bahanganiye ku munsi wo gusengaho. Isabato ni umunsi w'umwihariko Imana yategetseho abantu bose ngo bajye bayiramyaho. Naho ku cyumweru hakaba umunsi Satani yategetseho abantu ngo bajye baramya. Tubigenzure. Mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10 handitswe ngo wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoreramwo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niho sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho gukomeza. None se kuki utagomba kugira umurimo wose uwukoraho? Ku murongo wa 11 handitswe ngo kuko iminsi 6 ari y'Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka ahumugisha umunsi w'isabato akaweza. Wumvise impamvu tutagomba kugira icyo dukora ku isabato? Nuko ari wo munsi Uwiteka Imana yaruhutseho imirimo ye yose amaze kurema. Noneho reka tugere no kugusenga ku cyumweru. Kiliziya Gatolika ivuga ko ariyo yashyizeho ibyo gusenga ku cyumweru. Byanditswe mu gitabo cyabo cyitwa Gatigisimu y'amahame Gatolika igenera umwizera. Iki gitabo cyasohotse mu cya 977. Baranditse ngo umunsi w'isabato ni uwuhe? Barasubiza ngo umunsi wa 7 niwo sabato. Barongera barabaza bati, none se kuki twubahiriza icyumweru aho kubahiriza umunsi wa 7? Igisubizo: twubahiriza icyumweru aho kubahiriza umunsi wa 7
kuko itorero gaturika ryavanye ukwera ku munsi wa karindwi rigushyira ku cyumweru Sunday. Wumvise ko atari Imana yatumye abantu basenga ku munsi w'icyumweru. Ntuzongere rero no gushaka isomo ribishyigikira, kuko itorero rya Kiliziya Gaturika ryemerera ko ari ryo ryabikoze kandi rikabikora ritabitumwe n'Imana. Wari utaravuka. Indi ntiti y'umugaturika witwaga Yohani O'Brien nawe yongeye kwandika ati, umuco wo kubahiriza umunsi w'icyumweru ntushingiye ku isomo rigaragara ryo muri Bibiliya, ahubwo ushingiye ku bubasha bw'itorero gaturika. Reba neza umunsi usengaho, ntuvuge ngo isabato ni y'Abadivantiste cyangwa Abisirayeli, kuko Imana irema Abadivantiste cyangwa Abisirayeli bari batarabaho. Abadivantiste babayeho ngo bongere kuvuga iby'isabato yanditswe muri Bibiliya yirengagijwe kandi ari itegeko ry'Imana mu mategeko 10 y'Imana. Rero ntugapfe gusenga uko ubyumva nk'uko Kayini yabigenje, ahubwo ujye usenga Imana mu buryo buhuje n'ijambo ry'Imana nk'uko Abeli yabigenje. Abashyizeho gusenga ku cyumweru kuri ubu barakora ubutaruhuka ngo bakureho isabato ndetse n'abayubahiriza. Kugira ngo bizagerweho, i Burayi hashyizweho umunsi wiswe umunsi w'ikiruhuko cy'icyumweru. Bavuga yuko uwo munsi ufite inkomoko mu Bayahudi ba kera n'Abakristo, kandi bakavuga ko kuri uwo munsi w'icyumweru ari w'Imana yaruhutseho. Babicurika babishaka kuko barabizi neza ko atari ko Bibiliya ivuga. Mu 2011 hashyizweho icyo bise European Sunday Alliance. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nk'amasezerano y'umunsi w'icyumweru mu Burayi. Aya masezerano asobanura ko kudakora kuri uwo munsi bifasha kuringaniza ubuzima n'akazi. Mbese ugira igihe cyo gukora, ugire n'igihe cyo kuruhuka, ariko uruhuke ku cyumweru, umunsi bavuga ko n'Imana ari wo yaruhutseho. Ijambo ry'amasezerano nanone rihamagarira abanyapolitike ngo nabo bahe cyane agaciro icyo kiruhuko cy'icyumweru. Ntihakagire umunyapolitike ubusanya n'ayo masezerano y'ikiruhuko cy'icyumweru. Buri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 i Burayi uyu munsi urizihizwa, no ku itariki 3 z'ukwa 3 muri uyu mwaka uyu munsi ugomba kuzizihizwa, kandi bizakomeza ku buryo bizaba n'itegeko ku bantu bose. Mu ncamake rero uyu munsi w'ikiruhuko cy'icyumweru ngo no guhuriza hamwe abantu, kuko abantu atari ibimashini bihora bikora ubutaruhuka. Abantu ngo bagomba guhurira hamwe bagasangira icyayi n'umugati, bagakomezanya mu byo kwizerwa n'iby'ubuzima busanzwe. Abagize amasabukuru bakishimana, bagakinana umupira, abana bakabona ababyeyi babo, abana bakonka ababyeyi bagaterura abana n'ibindi. Abashyigikiye iki kiruhuko cy'icyumweru biganjemo abakozi ba Kiliziya Gaturika, ari nabo bafite intera ivuga ngo ibiremwa muntu si ibimashini, bagomba kuruhuka ku cyumweru. Itegeko ryo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru riradusatiriye cyane bishoboka kuruta uko twabitekereza. Dusa n'abamaze kugoterwa mu mpande zitandukanye, ku buryo igihe rizatangarizwa nta bwinyagamburiro tuzaba tugifite. Ariko mbere y'uko icyo gihe kigera, reka twiyibutse kandi dukora icyo abo kwa Esteri na Moridekayi bakoze. Cyanditswe muri Esteri kandi 15 kugeza ku murongo wa 16. Nicyo kintu buri muyuda wese agomba gukora kugira ngo yambare imbaraga muri iki gihe amagara agiye guterwa hejuru. Handitswe ngo nuko Esteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwirize ubusa mu nsabire, mumara iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Muri iki gihe ubwo abashaka gushyiraho itegeko ry'icyumweru bashaka guterana ngo bakine bidagadure, twebwe abayuda ntitugomba kwidagadura. Duteranira Shushani mu cyumba cyo hejuru, tumara iminsi n'amanywa twinginga, kuko Esteri wacu ari ugereranywa na Yesu uri mu buturo bwo mu ijuru, ariko twingingira ngo tubone imbaraga zo kuzanisha akaga gaheruka. Wagize neza kubana natwe muri kiganiro cyavugaga iby'itegeko ry'icyumweru. Tugisoreje aha. Wabanye na Jacques Lameke nk'uko bisanzwe. Imana iguhire. Yesu araje.
Rwanda SCDA Imnizi.